Ndi papa sava. Matete rukuru. Ihangana ariko. Uyagerageza wihangane. Ihangane. Reka bagukande nibukira. Urabona imitsi itabaye icyatsi. Yego. None se urigiye iki kare wabyishoyeme uhanganye ukanahura n'ingaruka. Iburetse. Iriwe neza. Iriwe neza. Matete byihorere nabyikorera. Reka gukanda ariko. Ariko nicyo mubona ahangaha yewe natwe nuko turimo Matete byihorere nabyikorera. Nabyikorera. Uri kubona imitsi itabaye icyatsi. Ihorere. Atana. Ushobora kwihangana. Ihorere. Uri kuri yawe maze arashyushye. Nakura gatonika. Kashka nimutubwire byagenze gute? Ewe nakumiro. Urushyamo burya n'ibikino mu mwuka byara Matete komeza. none se Ihangane. umva kashika Nimusike mbese nta kintu washyizemo imbere kuzirika gusa kavunitse Kavunitse ariko kari igikomere ntago ari cyane. Kavunikiye hese? Mo hano. kamayi Tana Ritima buretse igereho gato Tondari kwicara hano. igereho gato kamufashe man Bya ni ibiki byawe. Aho Aho mfashe ubwo niho hari Aho ni hari ikibazo. ikibazo n'uyu mukobwa ntatubwe yageze hariya bigenze gute habaye iki? Biriwe makurura saya Reba ngiye reba. kugira ngo barandike kuri Ziri kigahunga nta kibazo kirimo aha. None wowe ugira umusika. Mufatishirizeho mutisha nese ubwo ntabwo afite ka kandi bashyira mu ijosi. ntabwo beke nta kibazo Oya ariko Aho waharambuye. ariko simo no kugira ngo tube tumufashije niba ngombwa wenda arajya kwa muganga. Uri kumbabaza papa sava. Kerega mugenze gake wasanga igufwa ryatana. Ntabwo tana. Oya ariko yavunitse. Yakwemeje pe. Uzukuntu urabona ahangaha igufwa ritendaga kuvamo. Reba. ahubwo binini byo kwa muganga Ahubwo sugira ngo yatamufasha yanahumeka kwa muganga pe kubona ibintu nk'ibi ngibi kubakinnyi ni usanga ariko nk'ubu Simo nk'ubu ngubu ugira ubwenge ujya ubaseriye rimwe mu buzima bwawe. Simo fasha njye kuryama. Fasha njye kuryama. umuntu arajya kuryama aho kugira ngo mujyane kwa muganga kuryama Hanyuma se biza kugenda bite? Ku busore bw'ubu nabwo buratunaniye. Niko Tana byaje kugenda bite se ubwo? Ne papa sava. ibi bisekwa nk'ibyiza ko cyawe se. byanya usko wajyana filime Ngiye kuva na kera nyirabo kwa Madudu rwose pe ngiye naramukunze ndangije ndamubwira ati ko ngukunda wazamfasha byibura nyine naramwingingaga byibura ngo ndebe ko twabana ariko nyine arankatira bajya bavuga ngo ni ukuntendo ariko ni ukuri yanteye Sterine. Nuko rero nibwo nahise mbwira
Simone kubera ko nyine yari yambwiye Madudu yari yavuze ngo ntago yankunda ngo yikondera uyu nguyu Simone. Nuko rero ndabwira Simone rero nareba muvandimwe Madudu reba niwe wakunda wamfasha ukamoneretera byibura tukareba ko yankunda. Nibwo rero byagiye gutyo aramoneretera nyine ku mugoroba nibwo rero Madudu yaje azi ko aje kubana n'uyu. Nuko rero kuri gahunda ntago mujya mu ntenguha kabisa cyangwa baratwibagiye dutema ngo Madede meze bite kumbona nta vibe wangu amazi menshi afite ibigiripe cyangwa nawe wawe nasigaye afite wa dimi na dimi murabizi niko se reka mbanze mbaha agafanta kugira ngo tutaganirira ku busa ubundi ngaragasitira muri aya mezi igiye kurangira neza oya nsigaye ndumuyeho diaspora akamitsingi karimo oya ndebera agasitura ntabwo akamitsingi nyigashobora twaretse kwihagarara oya nagasitura nk'agasprite nanjye ni agasprite gapfundikije umweru ariko mwatureka ibintu hano biba bihari ndabona ari muri terera hejuru dore kashi niwo kiri umujene aka niko ka sprite ngewe ndebera ako kanyako kubona umurokore waguye nabyo naho se wowe ni agasprite reka ndiseriye nawe ni aka oya gasprite kariya kanda kangaka reka ndakomeje ndi umudiyakoni ubu urumva utari kuguhombya abandi naka ndakamira ntacyo gatwaye Madede hose si ubumwe tutarahana ciyazira urwaye iki asu yagwa ciyazi uri kunywa ibyo reka abantu tugeraho tugakizwa hose narabatuye ntabwo mwese mwazivuyeho ra niko oya sasa ni kasiko atana oya datuma ngwirirana mbabarira oya niyo wasomaho gatari si motivation ni motivation ni motivation ariko wese gahunda kako nanjye ndi hari ukuntu watomeraho nkangota akira ahubwo atana kirazirate reka nkabashe rwose akira ciyazi mwisange kandi mwe mukizimu ziracyabamo umusemburo buri wese yumve ko isaka ryariyongereye mwe mukizimu ziracyabamo umusemburo di mumbwira bongeyemo kantite y'isaka yasha muzinywa yazarabiye niko ukuntu rero gahunda imeze tugomba gukora ibintu biri ku murongo diaspora ntubizi ndabizi ariko gahunda ukuntu ipanze ibintu bigomba kugenda ku murongo nta bintu byo kudusebya ukuntu bimeze gahunda ihari atanaza afite gahunda gutya ariko nyine gahunda iraza ije kureba isimo ni ku muteguro mbega twateguye we niba tapuza wite ubu mwongorera tukomeze ibiganiro byacu n'ubundi udadusubiriramo inkuru kabiri reka tumere nk'aho twakomereje aho twari tugiye twikomereza ahubwo tanasi nizere ko yaryoshye si ubona aho yibyo amacaka reka nibyo amacaka no mu murimo ntabwo uri buze kuzana imikino umbwire nyine ukuntu gahunda ziba zimeze kugira ngo mumbe hafi cyagiye satubwiye ko ibintu byose barambwiye ngo marira y'imbaraga zawe zose niyakunesheje aya nawe aya nawe baza bakashikari ko tanazi ibyo bazana n'abantu babirambyemo baza kashikari ahubwo nambaye kashikari ibyamubayeho nta kibazo mugenzi wanjye hano yakubwira ngo byamubayeho ufite ikihe kibazo bamusubiza
ikibazo se mubaze ngo baheraye bafata yari ari kubaza da mubaze ariko wowe yibariza ko nawe nyine reka tubaze n'akazi kawe kandi uraza nyine tubibaze mwibanga nkuko twatuma ngo ziriya gahunda nguhera kuki ngo zitangira gutya muhera muri passport garage uretse mwita Allo uri hano hafi uri magana he urabona noneho urwo rugo rw'imiyenzi n'imihati manukamo hagati mu kayira karimo umanuke ndahita nkubona yego sawa umva rero mwese waburi Tanazi wowe akubwiye ko ageze tujya mu nzu direct kuri system mwebwe nta n'umwe nshaka mu nzu mwese mucamo oya sasa aho bakubona wa kicucu hano we muraho hasi urajya mu nzu wowe jya mu cyumba hanjye gera wagiye mu cyumba wagiye ureka ibintu by'ubujyangira by'ubugore ntabwo ugiye bakwe uyu si uhamenye ariko mana yanjye dore mana ngiraremo ntize gusigaye usa na biki none urajya musa na dore byinshi bigurusha wagira ngo usigaye nywesha amata inyama ariko aha ngaha hari iminsi mikuru cyangwa ibirori runaka urumva rero kubera izi ntebe tujya tuzikodesha mu bukwe bazitaruye uyu munsi ntiriwe rero nzikorera isuku abizi n'ubunebwe bw'abahungu ngenda nkubita kamwe kamwe bikamara nk'amasaha 7 ntangaya nguko bite se ni sawa rumeze ute meze neza shiri ko ndakubona nizere ko nta wundi muhungu usigaye gutereta nkanjye gusa ugabaho apana uko ntihagira umuntu tuzakurwaniraho zaba bibi karibu mu nzu karibu rwose ariko nawe reka nanjye kayazanjye ziba ari nkeya yego shasi mona simona mutakira nibwo byahise bigenda gutyo nyine tubabwiye ubwo kujya mu nzu umukobwa aranyendagura anyindaguye nako kuko usigaranye shimira Imana wari urimo umara amavuta se yego nyine urajya kumara amavuta ntuzi gukirana ntuzi gutegana hanyuma se waje gukomereka ute n'ingumi n'amenyo n'iki basamba abiretse koko kubera bintu Imana uri kubinyibutsa nkahita numva nsubiye inyuma we yamerikaga kankubita ku rukuta akagira reba yandumye na hano kwibere niba ushaka kureba oya byihorere yandumye ibere yarikuyeho nuko ayiwe ariko se wowe none se mbese madudu nimwe mumuzanya ngo arebe uko yagize umuntu cyane asohotsemo aha ngaha yaraye ahase yaraye buke arega umukendagura wahereye saa 2 z'umugoroba akamondagura nuko nangije ubwo nyine icyumba baragikabye nanjye ati rero tisohoka mukobwa we ati ahubwo ngo ngiye n'ibibeshyo kansanga ahangaha ndongera nkukindagure ubwo rero nahise nigira muri salo njya muri salo
ndangije ubwo mba ndaye aho ngaho singize nko mu masaha 9 mvuga ati wenda umukobwa ubwo yaraye aha wasanga wenda ubu yabyemeye yemeye iki nyine kumbera umugore ubwo rero Simoni we ntago yaharaye yahise agenda Simone bose urumva mu nzu bari babiri mwari babiri okay nuko komeza saa 9 rero nuko rero ndangije ndagenda ndavuga ati rero ngo nyine dukomeze gahunda nyine nzi ko yabyemeye rero nibwo ahise mbona ku kuboko nanga ku kuguru hano ku kuguru nyine yansunitse ngo bita mu kuguru ku gitanda kuriya nyine ukuguru kurakubana papa sava umukobwa ni shitani no kuri kwimana ariko setana umukobwa yakabishitani umuntu arakurusha ibiro 20 ugiye guterura wabanje ugakora ukuboko utaraterura wa mugane wagiye muri gym ugaterura nyine nawe ukaba nk'abandi basore kakusubwa koko nayo magambo mwagakwiye kumbwira batayakubwira umubyimba wawe wonyine urangana n'itako rye mugiye kumuterura ko hateruranaga abakiranya bazi kuragira inka baragiye bazi gutega imitego rega namwe muramurenganya nose yarazi ko uwinjiye ari Cynthia hanyuma se ubundi ibintu byo guterura biracyabaho ko umunyamigeri kashi nawe ntukamuti wame rega naga namwe mubwire no mukobwa rega mubwire azajya amenya n'umuco wa kera wa kera umeze ute yagombye kwiyoroshya rega none se ko yari yaharaye n'ubundi watiyoroheje mbere akubenga se yaguhakaniye washakaga iki ese nkubaza atana ndeba hano nkubaza nuvuga ko wavunitse akaboko ugakomereka no ku mutwe no ku kaguru hano mu gatuza no mu gatuza yakurumya nibe hari amayusi arimo se ngurenda kuba umukobwa niko ndikukubaza nsubiza ubundi ubwo ngubwo yagukubita nko kuri gitanda harya hejuru cyangwa ku rugi ugapfa ubu wari kubupfira kurongora tu ukavuga uti kuko nakunze umuntu nshaka kubishyiramo reka mpfe nuko bara ko hari gupfa uwo muco wo guterura mu Rwanda uracyabaho iyindi ngingo ya kabiri ishaka kukubaza uyishyire mu mutwe numara kuyumva ube wumvisha amakosa wakoze wowe na Simoni niko Simoni uwo muntu mukundana umuzana umubwira ko ugiye kumurongora wageraho ukamukingirana wowe ufite gereza ifunga hano muri uru Rwanda ndeba se ufite gereza hanyuma kuba mushaka kwirwa mutwirukansa mu bibazo byanyu okay reka tubyoroshye ubu avuze yuko wowe na Tanazi mwagiye umugambi wo kumufata ku ngufu kandi nibyo mwari murimo si byose kuko ubusi guterura niba guterura uwo muco utakiriho ni ugufata kuki ku ngufu kuko uriya yujuje imyaka 10 ni ukuba noneho nibura ari wowe byabaye iyo byabaye kuri uyu nguyu iyo biba kuri Maduda ari wowe wavuye ukamukomeretsa cyangwa agapfirama aza aho byari kumugeza urumva ari kubuziza iki rero shima Imana ko ari wakubiswe wari kubuziza iki duha umwanzuro turashaka gutaha yabyemeye mujye mu nzura murongora ufite ibyangombwa byose oya nagende mufata agende yagukubise ubushake burashira mufata uwo mukobwa agende pe nagenda mumufata ubundi washyano wavuye aha ngaha wagiye nicyo cyabahema cyaretse wenda yaba na rwa Simoni barugeze gutyo undi umenya ko umuntu afite uwo mugambi mubisha warangiza ukagenda ukanuma nukuri nagende papa sava nagende yankubise ubushake burashira yagukubise ubushake burashira yankubise wagize amahirwe ntiwakubise ubwo bushake nko ku mirambizo y'igitanda cyangwa buteremo umugeri byari burundu ntabwo byari kuba ari burundu zimwe nitwari buzitoragure munsi y'urugo umuntu aba igihe tuba dukorera inama tukavuga ibyerekeranye no gushinga ingo tukavuga ibyerekeranye no gufata ku ngufu imico yacitse mu Rwanda ubu urajya kumara amavuta we washyano we ufite ibiro nk'iby'inkoko nayo irarira
barangiza ngo baragukanda iyo bakareka kagahwera ubu twese ntabwo ari buduteze ibibazo ibyo si ibibazo papa sava ko mubivuga mwarimu hari ntabwo wari uhari nimugoroba nyine ntabwo narinzi cyangwa muzi ngo ayo makuru uko byagenze kose no mu gikari ntabwo tubizi ubu ugiye kuvuga iki wo wacecetse kubera yuko habaye ibibazo ubu ubaye umwere kugira ngo bikuveho ariko ntabwo nyine intandaro imwe hari aho wakomeretse uri muzima zinga ibintu byawe tuguherekeze witahire naho nyagupfa apfa uko yagapfuye ariko ndabagira inama Simoni ndabagira inama niyo nta cyaba mukamurongora ugakira atanga ikirego ati inshuti yanjye yangurishije ku wundi muntu nabwo ni icyaha wumva ukuntu ibyaha ari gukora akantu kamwe ugasanga habayeho ibintu birakururutse ukajya kuburana ugasanga niwe uri kwikatira icyaha gikaze fata tumujyane kwa muganga nyamuntu urabona ari sindagiza umushyire mu nzu yambare neza hanyuma muzane duherekeze umukobwa nawe tumujyana kwa muganga turavuga ko yazize iki haguruka ibyo haguruka erega naha dore naha ntariho none se bazajya bajya muzajya muri simufata neza udahubura niba bivuga se ntibamufunga ubundi Simo waretse Madedera akamwitwaza ko n'ubundi mwitwaza se njye nangiye kumumaraho amavuta ndetse ko mwamashatse ngo yabaye insina ngufi ntayamazweho gufata